reba biriya bigo byateye imbere byose uzi. Ibyo byatangiye ari igitekerezo cy'umuntu umwe cyangwa babiri gusa. Microsoft, Google, Apple, Samsung, Amazon, Meta ndetse n'ibindi byinshi. Ibyo byose byavuye mu gitekerezo cyatekerejwe, kirashigikirwa, kirakuzwa, gishyirwa mu bikorwa, kibyara iterambere, yindura ubuzima bwa benshi. Mu buzima hari byinshi twifuza kugeraho. Ibyo tukabyita intsinzi mu bukungu, mu mibanire n'abandi, mu gufata neza amagara yacu ndetse n'ibindi. Bamwe babigeraho ariko abandi ntibikunde. Birashoboka ko hari amabanga tutazi abo bamenye none bakaba barabaye abatsinzi muri ubu buzima. Amwe muri ayo mabanga umwanditsi Hili Napoleon yavuzeho. Birashoboka kuba hari amabanga bamenye twe tutamenye, ariko turamutse twicaye tugasoma twashurirwa ibyo byahishwe tutazi. Hari ibitabo byinshi bisomwa gusa ariko hari kimwe benshi barahira ko cyahinduye byinshi mu buzima bwabo. Icyo gitabo nta kindi ahubwo ni Think and Grow Rich. Igitabo cyanditswe n'umuhanga mu bukungu n'imbonezamubano Hili Napoleon. Reka muri aka kanya turambure uyu muzingo tubashe guhishurirwa ayo mabanga. Tubahaye ikaze. Introduction. Thoughts are things. Ni ukuri ibitekerezo ni ikintu gikomeye cyane. Hari imbaraga zidasanzwe ziva mu bitekerezo, cyane cyane y'ibyo bitekerezo bijyanishije n'intego zihamye, guhozaho umurava, ibyifuzo bifite imbaraga, ibyifuzo bijyana n'ishyaka ryinshi ndetse n'icyizere. Ibyo bihujwe bivamo intsinzi bifuza iyo ari yo yose, bibyara ubukire, bibyara ikintu gifatika. Habayeho umugabo wamenyekanye ku izina rya Edwin Bang, wakaba yari afite icyifuzo gikomeye cy'imbaraga nyinshi cy'uko yakorana n'umushakashatsi, umuvumbuzi Thomas Edison. Uwo yaricaye yumva igitekerezo kimujemo, kimugumamo, aragikuza, agiteza imbere, birangira ibyo bibaye impamo. Ibyo ushobora kubyumva nk'ibintu bisanzwe, ariko uyu mugabo Edwin Bang ntiyari yarigeze yabona Thomas Edison imbona nkubone. Ntiyari azi inzira bizacamo ngo bakorane, gusa ariko mu bitekerezo bye yiyumvishaga ko bigomba gukunda, kuba azakorana imishinga yatekerezaga. Abitekereza ko kandi abyizera. Uyu ntiyari afite amafaranga yanatangiza umushinga we. Usibye n'ibyo, ntiyari kubona n'amafaranga y'itike ya gari ya moshi yamugeza mu mujyi Thomas Edison yari atuyemo. Icyo yari afite gusa ni icyifuzo ndetse no kwizera ko bizakunda. Burning desire and faith. Aha hantu haca intege abantu benshi ni hano batsindirwa. Gusa igitangaje kuri Bang Edwin, kuko nta mafaranga y'itike ya gari ya moshi yari afite, yapanze gari ya moshi kumwe ushobora kugendera hejuru ya gari ya moshi, apana hamwe hasanzwe habugenewe hicara abagenzi, ahubwo hejuru hanze ya gari ya moshi. Yabikoze uku ariko ngo akuragire mu mujyi Thomas Edison yari atuyemo witwa New Jersey. Kugira ngo byumvikane neza, mu Rwanda nta gari ya moshi zibamo, ariko ibi twabigeranya n'umuntu wavuye i Rusizi mu Bugarama, kuko nta mafaranga y'itike y'imodoka yari afite. Yabonye igikamyo kigemuye ibyo kurya i Kigali, acungana na shoferi, aragenda yishe mu ihema hejuru y'umuzigo w'icyo gikamyo, ahaguruka agiye i Kigali kandi ataranahakandagiza ikirenge, agiye kureba umuntu ngo yumvishe ko yitwa Thomas Edison, wakaba akorera muri Peace Plaza muri fure ya 10, ngo bakorane umushinga afite nk'igitekerezo muri we. Uwo ni Edwin Bang. Icyitonderwa kw'iyi nkuru, ibi bya Kigali na Rusizi ntabwo byanditse mu gitabo, byari byo kugira ngo byumvikane neza. Uyu Edwin Bang byarangiye ahuye na Thomas Edison. Nyuma y'igihe Thomas Edison yagize icyo avuga kuri uyu mugabo Edwin Bang. Yaragize ati, umurebye igihagararo ndetse n'uko yasaga, yari umuntu uciriritse, ariko iyo witegerezaga mu isura he wabonaga ko harimo ikintu gikomeye kimugaragaraho. Wabonaga ko ari umuntu witeguye kurwana mpaka ageze ku cyo yifuza mu buzima. Ibi kandi nabikuyemo isomo rikomeye. Nabonye ko iyo umuntu afite icyifuzo gikomeye gisa nk'ikimugurumanamo, afite ubushake no gutumbira kuri cyo gusa kandi yizeye ko azakigeraho, nta kabuza birangira uwageze ku ntsinzi, ageze ku cyo yifuza koko. Namuhaye amahirwe nk'uko yari yabinsabye. Nari namaze kubona ko ari umuntu witeguye guharanira intsinzi, dore ko yari anafite umushinga muzima. Nkurikije inzira byanyuzemo kugira ngo bashe kongeraho, nsanga kuko afite intumbero nzima. Ni amagambo ya Thomas Edison. 3 feet from the gold. Intera ya metero imwe gusa ngugere ku kirombe cya zahabu. Kimwe mu bintu bituma benshi batagera ku ntsinzi baharaniye kuva kera,
ni ugucika intege bakabivamo kuko bageze ku kintu kimwe kibabereye inzitizi. Wamaze igihe kinini ucukura ushaka kugera kuri zahabu, amatoni y'ibitaka menshi urarima ufite gahunda yo kugera kuri zahabu, none ugeze ku rutare rubitsemo zahabu ubivuyemo ngo kuko ugeze ahakomeye. Oya, si gutyo bigenda. Mu buzima ntabwo umuhanda uhora ugororotse kandi ntabwo uhora uharuye. Hari aho tugera tugasanga hari ibinogo n'amabuye, hari ibihuru n'imifatangwe, hari byinshi bituma urugendo rurushaho kugorana. Kenshi iyo tugeze ahagoye kurushaho dutangira gutekereza uko twabivamo. Nibyo gucika intege mu rugendo birashoboka, ariko ntidukwiye gusubika urugendo. Umwanditsi Hill Napoli ati, naganiriye n'abantu bageze ku ntsinzi mu byo bakora barenga 500 muri iki gihugu cyacu. Hafi ya bose bambwiye ko mbere yuko bagera ku ntsinzi byabanjirijwe n'ikintu kimwe cyabakubise hasi ku buryo bukomeye, ariko kongera bagahaguruka bakongera bakagerageza, ibyo byahise bibaviramo intsinzi tubaziho uyu munsi. Byagereranwa nk'aho hari hasigaye intambwe imwe gusa ngo basoze urugendo mu birometero byinshi byose bagenze. Ntugacike intege, ni metero imwe gusa isigaye ugere kuri iyo zahabu umaze imyaka myinshi uharanira kugeraho. Ni wowe kapiteni w'ubwato bw'ibitekerezo byawe ndetse n'ubuzima bwawe muri rusange. Ubwonko bwacu buhindurwa rukuruzi n'ibitekerezo bihora mu mitwe yacu, bugahinduka rukuruzi kurura bya bindi byose dushaka kugeraho. Reka noneho turebere hamwe amahame akubiye muri iki gitabo Think and Grow Rich.